Sinongeye kubasuhuza abakurikiye mbere urwego TV official mukomere cyane nkuko bisanzwe muri kumwe na Bruce kuri kamera, behind the scene muri kumwe na Isaie. Uyu munsi twaba turi hano Batsinda Kagugu, twaje kureba umukecuru umwe nawe wanyuze kuri televiziyo atubwira ko ashonje, tumuzaniye ibyo kurya, dere tumuzaniye amavuta, wenda ntago azabura kuyarya nk'ukwezi kuko yibana ari umwe, ariko agaseke uyu munsi mbafitiye ni mukomere mukomezanye hatazagira uwazasigara, hari kamba Yesu azatwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe. Yes, iyo ni indirimbo yitwa y'umuhanzi bita Isaie, ariko ndi kumwe nawe ntabwo ari Isaie, ni Isaie cameraman. Ubwo ako nagaseke mbabwiye, mukomere mukomezanye, mu by'ukuri hatazagira uwazasigara mw'iyi si, twese tuzerekeze mu marembo y'ijuru. Ngayo nguko rero ubu tugiye kwerekeza turebe uwo mukecuru mu kanya, ako karaga kiseke. Yes, twahageze kwa wa mukecuru twahoze tubabwira tuje gusura. Turi kuri mbere urwego official, mukwande subscribe, tumuzaniye ibyarya. Uyu mukecuru muribuka twari twamusuye n'ubundi mbere, atubwira ko ashonje, ari incikeri nta muryango. Mukecuru watangira wiyibutsa abakurikiye mbere urwego TV, uratangira utwibwira amazina y'abakurikiye mbere urwego TV. Amazina yanjye nitwa Nyiramakene Ebudensiana. Yes, Ebudensiana, uyu munsi turagusuye ariko ntitugusuye imbokoboko, tugize ikintu tukuzanira. Uri kubibona ute, umerewe ute muri aka kanya? Ubu ndumva nyine nishimye kuko mbonye abaza kunsura banzaniye icyo ndya. Ubu nari ndi kuvuga nti se ejo nzamera nte, nzabaho nte, noneho no kuva mu rugo sinkiva mu rugo kubera namugaye. Nyabuneka, niba uri umunyarwanda ukaba uzi neza ubuzima waba warigeze gucamo, uyu munsi Imana ikaba yarakugiriye neza, ugira umutima wo gufasha nk'uyu mukecuru, mu by'ukuri aragira ati ntabwo narinzi ukuntu ndi bubeho mu minsi iri buze kuza, ariko ubu ngize amahirwe. Urabona akanyamuneza afite ku maso, ni ukuri niyo byaba igihumbi cyangwa bibiri wateranyije n'abandi bifite ikintu bibyara. Ndagira ngo nkubwire ko nubwo twaje ntabwo ari twebwe twagize uruhare mu kugufasha gusa, hari n'abandi, hari n'abatari mu gihugu, hari abari Uganda, Norvège, Canada. Gira icyo ubabwira cy'ingenzi. Rwose icyo nababwira ni ukubashimira nyine nabo ko banyitayeho, bakaba bankorera neza nyine bakampa icyo ndya. Ndabashimira rwose, ngo Imana izabampera umugisha, izabaragire. Yes, aragira ati arabashimira mwebwe ba Tantine, ba Mapendo, ba Charlotte, mwiyumve ko uyu mukecuru ari kubashimira. Ni ukuri afite akanyamuneza. None ndagira nkubaze, utuye mwizi quartier cyangwa uracumbitse? Ngewe ubwo mbese iwacu nturuka Ibyumba. Ubwo rero hari umuntu, umuhungu wanjye yanzanye n'aha ngo aje kunyubakira, nuko angejeje n'aha aranjugunya kugeza na n'ubu simenye yaba. Ubu ahangaha mba ni umugiraneza wanyakiye rwose, arancumbikira ku buryo nta n'ikintu ambaza. Yaragira ati umugiraneza yaramubonye, aramubwira ati vayo mu nzu yanjye n'ubundi nta kibazo, ujye uyibamo, nta kintu ngamubaza. Nyabuneka abahungu b'ababyeyi, mujye mwibuka igihe bari ku gise cyanyu, ntimugahemuke. Ni ibintu biba bibabaje kugira ngo umwana wawe agukure. Urumva arambwira ko ni ibicumbi, ni Ibyumba, amukuye igicumbi, amubwira ati agiye kumuzana i Kigali, agira ikintu yamukorera amwubakire, ariko ahita amujugunya. Mu by'ukuri niba uzareba na kino kiganiro wumve neza ko uri ya yindi ntarinze kuvuga, wigaye, urashatse wagaruka ukareba mama wawe ukagira ikintu wamufasha. Umuhungu wawe yitwa ngo iki? Ni Twahirwa David. Twahirwa David. Mama aragukeneye, agukeneye ubufasha bwa buri munsi. Urabona arashaje, ntago afite umuntu umuzanira amazi, aba ari we. Uba wenyine? Mba njyenyine, nta n'umwana ngira mbana nawe. Yes, urumva aba wenyine. Ufite imyaka ingahe ubundi mukecuru?
ubundi mfite imyaka 54 niyo yanditse mu ndangamuntu. Yes, afite imyaka 54, murumva ko akuze rwose. Kuba yaba ari wenyine ni ikibazo. Umuhungu wawe yaba ajya guhamagara cyangwa akaza no kugusura? Ntabwo mvugisha, nta nubwo angeraho. Yagiye nyine amaze kurya ayo mafaranga yaraje ngo aje kubakamo. Ngo yamaze kumurira amafaranga ngo yaragiye kumwubakiramo ngo agenda agiye. Ubwo Twahirwa David rwose aho uri wigaye wumve ko guterana mama wakubyaye ntago wagira umugisha habe na gato, kuko mama w'umuntu ni ingenzi. Yes, abakurikiye Mbera Urwego TV official tugumye kubashimira. Mu by'ukuri ni igikorwa twakoze kandi tukagikorana umutima ukunze twishimye. Ndagira ngo namwe mukande subscribe mwishimye, mugumye mudukurikirane, kuko haguma gucaho ibiganiro bitandukanye, iby'abapasiteri, iby'abavuga butumwa batandukanye, kugira ngo ibyo byose bitazagucika. Hari umugabo waje atwereka inzira, aragira ngo yegere hano agire ikintu abwira abakurikiye TV Mbera Urwego, ko tuvanye Kagugu mu gasantire. Yatuyoboye neza. Tangira wibwira abakurikiye televiziyo, wazana kuri kamera. Amazina yawe yitwa ngo iki? Banyita Harerimana Emmanuel. Harerimana Emmanuel, utuye mu izi quartier? Oya, ntuye ku Kagugu, nuko hano mafite abavandimwe. Yes, atuye ku Kagugu, ngo hano nuko afite abavandimwe. Urabona turi mu gikorwa cyo gufasha abanyarwanda cyangwa abanyarwanda bashonje. Ntabwo ari uyu mukecuru wenyine tugezeho, hari n'abandi benshi twafashije. Ibi ngibi urabibona gute? Iki ni igikorwa cyiza, iki ni igikorwa cy'ubumuntu, kuko iyo umuntu afashe nk'umukecuru nk'uyu akamufasha, ntafite epfo ntafite na ruguru, iki ni igikorwa cyiza cyane, kiranejeje iki gikorwa. Yes, aragira ati iki gikorwa kiramunejeje, aragishimira. Washishikariza n'abandi bafite umutima wo gufasha kujya bagira umutima wo kugumya gufasha abababaye cyangwa se n'abashonje? Rwose nabashishikariza gukora igikorwa nk'iki ngiki. Nanjye ku giti cyanjye numva nakagombye kugira icyo nkora, kuko umutima ukunze niwo wa mbere. Ibi bintu biranejeje cyane. Iyo mba abantu bose bakoraga gutya, isi yagira amahoro. Yes, ati nawe ku giti cye yakabaye yagize icyo akora. Mu by'ukuri ibi bintu twakomeje gukora ndetse tukabikora amasaha menshi cyane. Hari abantu benshi babigizemo uruhare batari mu Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda. Gira icyo babwira uyu munsi. Nabakangurira gufasha imfubyi, abapfakazi, abababaye, indushyi. Bagerageze bafite icyo batange. Ni igikorwa cy'ingenzi, Imana izabibuka. Yes, aragira ati bakangurira gufasha abababaye, imfubyi, abapfakazi. Mu by'ukuri ati Imana izabibuka. Nibyo koko, iyo wafashije umuntu, iyo ugeze mu byago nawe ntabwo ubabara cyane, kubera ko Imana yibuka ibyiza wakoze, bityo ikakorohereza. Rero abari bakurikiye ikiganiro, ndumva tugiye gusoreza, gusa ntago nasoza nashubije ijambo umukecuru. Ambwira ukuntu muri aka kanya ukuntu yiyumva, kuko umukecuru urya amavuta? Ndayarya. Yes, ubusanzwe abakecuru nk'aba baba barayabakuyeho mu gihe agezemo, ariko niba yarya ni iby'amahirwe. Ubwo ugenda utaherukaga ryari? Nagaherukaga kera. Aragira ati nagaherukaga kera. Ugereranyije aciyeho nk'igihe kingana iki? Ntabwo ari kinini cyane. Ati ntabwo ari kinini cyane, kuko uko biri kose mba muri Kigali kandi nturanye n'abaturanyi beza. Niyo yagateka ati yampaho nkumva ukuntu bimeze. Rero abagize uruhare muri iki gikorwa mwese ndabashimiye. Tabu, nkashimira Charlotte, nkashimira Tantine, mwese mwakoze behind Isayi nayo wakoze. Cameraman is Bruce. Bye bye.